Mwongeye kwirirwa abanyarwandakazi namwe bakunzi ba Global TV Rwanda, mukomeza kudushyigikira icyo gukora. Uyu munsi kabisa tukaba tuje tureba uko ingaruka z'imvururu zabaye muri Tanzania zageze ku bacuruzi n'abanyenganda bo mu Rwanda kabisa. Muri iyi minsi bakaba bafite ibibazo cyane. Inkuru yacu ikaba kabisa ari abacuruzi n'abanyenganda batumiza ibicuruzwa binyura ku cyambu cya Dar es Salaam bagaragaje ko imvururu ziheruka kuba muri Tanzania zabateje ibihombo kuko zafunze inzira y'imizigo yabo, kuko ibintu byabo byanyujijwe mu zindi nzira bikabageraho bitinze. Imvururu zabaye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania yabaye tariki 29 Ukwakira 2025, aho abigaragambya biganjemo urubyiruko bavugaga ko atanyuze mu mucyo. Nyuma y'aho rero leta yafunze abatavuga rumwe nayo barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema bituma batitabira amatora. Nteziryaремye Berkane, umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda Multiple Packing Rwanda Limited rukora rukanatunganya ibikoresho bapfunyikamo ibicuruzwa bitandukanye, yabwiye RBA ko izo mvururu zabagizeho ingaruka mu buryo butaziguye. Yagize ati, imvururu zaje, ibikoresho byacu bimwe byageze mu cyambu cya Dar es Salaam bituma duhagarara. Ubu bimwe muri byo nibwo bitangiye kuza, ibindi biracyariyo. Ibyo rero byagize ingaruka ku musaruro dutanga ndetse no ku barikiya bacu, kuko hari ibyo twagombaga kubaha tutabahaye. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi mu ruganda Amaco Paints rukora ibikoresho bituruka ku binyabutabire byiganjemo amarangi n'ibindi bifitanye isano nayo, Ndayisenga Emmanuel, yavuze ko ingaruka z'izi mvururu zatumye umusaruro wabo ugabanyuka ku rugero rwa 50%, yaho yatubwiye agira ati, iyo ibikoresho bitaje ntidushobora gusohora ibyo dutanga. Iyo bitabonetse ntidushobora guhereza abakiriya nk'uko bigomba. Ubu rero imibare yamanutse cyane rwose ku buryo byagize ingaruka ku musaruro dutanga. Inzego zishinzwe ubucuruzi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba zivuga ko zikomeje gushaka ibisubizo by'ibibazo by'ubwikorezi n'ubuhahirane byaturutse ku mvururu zabaye nyuma y'amatora. Aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuhora wa ruguru Dr. John Deng Diading yavuze ko iki kibazo kiri gukurikiranwa hafi. Yagize ati, nyuma y'imvururu zakurikiye amatora muri Tanzania, imizigo yagombaga koherezwa mu Rwanda yahise ihindurirwa inzira yerekeza i Mombasa, bityo turi gukurikirana hafi izo mbogamizi. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR nyuma yo gukurikirana iki kibazo ivuga ko nta gitutu kizabaho ku izamuka ry'ibiciro ry'ibicuruzwa bituruka mu mahanga ku isoko ry'imbere mu gihugu. Icyambu cya Dar es Salaam gifatiye runini ubucuruzi mpuzamahanga, kuko kinyuzwaho ibicuruzwa byinshi bijya cyangwa biva mu Rwanda no mu bindi bihugu bidakora ku nyanja byo mu karere binyura mu muhora wo hagati Central Corridor. Kabisa izo mvururu za muri Tanzania zikaba zagize ingaruka ku bicuruzwa byohereza mu Rwanda. Rero kabisa batumije ibicuruzwa hanze, mukomeze kwihangana kuko natwe iki kibazo kabisa cyatewe n'imvururu zabaye muri Tanzania nyuma y'amatora.
mwari kumwe na Adolphe Muhire. Ciao ciao, ndabakunda mukomeza kudushyigikira.